Rwego TV official turagusubije gukurikiza ikiganiro cyacu aho uri hose, yaba mu gihugu cy'u Rwanda, umugabane wa Afrika, Amerika, Europe, Asia n'ahandi hose. Turagusuhuje tukwibutsa gukora subscribe, gukora share, ukurikira ibiganiro byacu bikugereho mbere. Sasa rero turi kumwe na new talent, umwana ukiri muto cyane ufite impano mu muziki, abantu ufite impano mu bintu bitandukanye. Watangira utwibwira amazina yawe. Amazina nitwa Rich, amazina y'ababyeyi ni Richard Nigaba. Richard Nigaba, niki cyaguteye kwitwa Rich? Cyane kwitwa Rich, numvaga nyine nshaka kuba umukire. Ariko nyine nkaba umukire mu buryo butandukanye, mu buryo bwa muziki nyine. Mfite vibe zo kuzaba umukire ariko nyine biciye muri iyo process yo gukora umuziki. Kandi anigiye no mu rugo bakunda kuri hina kuvuga ngo Richard ntago bikoretse neza. Reka tuguhamagara ka Rich nyine to. Kumva Rich yari akazina gasoundinga French, ariko kanahuye n'indoto zawe zo kuba umukire muri muzike, mu mufuka n'andi hose. Richard ufite imyaka ingahe? Uyu mwaka nzuzuza 19. Waracyari umwana, uri kuva mu buribu. No kugerageza nyine tugapeza ngo turebe ko byakuzura. Kabisa imbere cyane. Umuntu akikubona ufite gitari n'iki, uri umu gitariste? Byose ndagerageza. Hari piano, ari gitari, ari no gucurangisha umunwa, twari gukora beat mu kanwa. Akenshi ndi ku ishuri. Byose ndabigerageza. Ntago mbizi cyane ariko uragerageza. Ni Rwego TV official, turabakunda, tubazana ino mpano nshyashya sasa rero. None Richard, iyi ni TV ifasha abantu kuba barebwa bakamenyekana ibyo bakora, ibihangano byabo byatwa dushaka kugera kuri rubanda nyamwinshi. Buryo nyine ubukora ikintu umuntu akaba twagishyira hariya akakireba akavuga ati wenda uriya mwana arimo neza. Ariko eze mu rugo ni hehe utuye? Undi Homeland aho navukiye Kimisagara. Kimisagara ariko nyine haje gutera nyine akantu mu mera avuga ati reka tujye mu cyaro, imijyi nyine ariko ni imijyi gucanga tujya kubaka Kamonyi. Kimisagara ariko none hari umuraperi cyangwa undi muhanzi uvuka Kimisagara? Kunavuye nyiri muto yara barahari banegiji de general. Njya mbumva baraho ariko nyine nabyo nkumva ni sawa. None rero ugiye kuba uwa mbere, none sasa ugiye kuba Kimisagara ariko havuye ukajya mu cyaro. Ubwo nyine ni hagati na hagati nyine. Warahunze uva Kigali ati Kigali sincowe reka nigire mu cyaro. Hose no gukubitira kugira ngo turebe ko byakuzura fresh. None uri umunyeshuri cyangwa ntago uri umuhanzi gusa? Ndi umunyeshuri wujuje ibyangombwa. Wiga hehe? Niga i Butare kuri Sefoteke cyangwa Groupe Scolaire de Paris. Wiga ibijyanye n'iki? Niga electronic service. Electronic service. Gukora ampli nyine ibyuma by'ama electronic bidiringa na electricity. Ubwo kubivamo ukajya no mu muziki hari ahantu bihurira? Mba numva hari igihe bizahura kuko hari igihe numva nyine nzashinga nk'aka studio ariko gafite ukuntu gakoze fresh kari digital nyine. N'ibintu by'ama sound engineering mba ko bizajya bifite ukuntu biri relationship n'umuziki. Cyangwa niba ufite nka piano yaba yakwamye ukayikorera utabanje cyangwa numara no kuba Rich ukamara kubona ka fridge mu rugo, firigo yawe yapa ukavuga ati singiye guhamagara AMAG ngiye kubyikorera. Ari ukuntu aguhenda nyine kandi ari nk'akantu ko gusimbuzamo gatoya, mva guciye nk'amafaranga y'ikirenga ukumva nyine ni haso zadaje. Urabizi ko AMAG de Praga akora firigo? Bajya babinconesha. Bajya babinconesha to. Shara witi kuri AMAG ni umukozi, ni umuraperi ariko ufite n'ibindi bintu ku ruhande byinshi cyane. Ni umusaza kabisa mu gakino. AMAG de Black mba numva nafite no kunagira kunavuga ati cyazo uyu muntu ari imbere kabisa. AMAG ni umunyabwenge, ni n'umuhanga kabisa kandi aranakora n'umukozi. Ni n'umuregent. Umuregent ndamukunda cyane. Nubwo nakunda rap kenshi. Ariko nyine ari gihe gukuma akantu kumva nyine uguye kawo. Nubwo udakunda rap wari kurazumva? Ndazikunda ariko nyine nanone ntago umuziki nyine ntabwo ugomba kugira umupaka wose ugomba kujyayo. Ntago ngenzi kurapa ariko ntago nzi kurapa ariko nyine abandi babishobora. Wowe urarurimba? Imbere cyane kabisa. None tuvuye kuri kariyeri
tugiye kuri karere ya muzike, watangiye umuziki ryari? Muzike nayitangiye mfite imyaka 9. Ufite imyaka 9, ubu ufite imyaka 19. Ubwo umaze imyaka 10 muri muzike? Yego. Ariko nyine byakabije cyane ngize segonderi. Numvaga nyine nabona natangiye gucuranga piano ngize mu wa 6 primaire, tangira kubikunda kubona mfite papa akigisha indirimbo muri korali. Mu rugo turabakiristo cyane. Yiza gutyo nyine muzike. Kuko ngo muzike nyine irangize ni ikintu ushobora kunyushya nkaba nakora nyine umuziki uranjyana cyane. Urafata tu ntugiye kukoshya nawe ukava muri kura iwanya ari abakristo bakujyana muri ekole dimanche n'iki? Papa wanjye aragigira ntago yabyemera. Muzike ntigiye gukoyoga cyurutu baby. Wapi uko itabamuramvo infinitive. Atamuramvo kabisa. None mu myaka 10 umaze mu muziki ufite indirimbo zingahe ziri hanze? Indirimbo iri hanze ni imwe. Ariko nyine kuba iri hanze ntago bivuze ko ari byo byonyine. Hari ibindi bintu bitwika bihari byiza cyane. Icyo nyine Imana no gusenga cyane ikadufasha, namwe mukadufasha. Kandi tubijeje ko dufite ibintu byinshi cyane. Mu ndirimbo iri hanze hariyo waturirimbiraho ukatubwira uti wenda se niyi? Yitwa Never Regret. Never Regret. Waduhaho muri verse yawe ni yawe wenyine cyangwa ni? Nafatanyije n'abandi n'ababa sister nyine mubona muri video, ariko nyine melody nyandike ninjye wayanditse. That is it. Wow, felicitation kabisa. Komerezaho, ni indirimbo nziza, abayishaka barayireba ariko banza baririmbire we umuntu wenda byumvishe bwa mbere utayizi. It's your boy Rich, just call me Rich man. Sikumbona uri never mind it. Baby look at me now. What are you seeing in my eyes? Hey, you make me jealous. You got me shiver, my baby. Wa utuma numva nuje, dorumaga happiness. Umaka vum 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 vum. Yeah, I wanna give you some love, Zika. I wanna give you some love. I wanna take you like it. Please don't give up on me. I swear you will never regret. You will never regret. You will never regret. Ngaho just call me daddy. Kukura bizi kunje matinda cyane. I call you king. Kukari nje ho hatinda cyane. You will never regret. Never regret. Wow. We never regret. Ni mukunzi ari kubwira cyangwa ni vibe zari zikujemo gutyo gusa? Hari ukuntu nyine ufite nk'umusheri, ariko nibyo bintu hari ukuntu ngize kuganira na sheri wanjye. Nkajya mbona afite ukuntu nyine ariko gera usa nkaho nyine asaka kumera nkaho ari kuvuga ati uyu muhungu nakunze bitebye. To nazajya mu entertainment akansiga. Akambwira ati ngiye kugenda ngesto nzakora buri byanyuma ko bimeze. Akimara kubivuze ati cyaza umuhungu wowe uramfite kabisa. Akenshi ako n'abantu bose ari ukuntu ukunda n'umuntu. For example wenda nawe ufite umusheri simbizi. Akubwira ati baby bura n'ugomba nkubitira hirya mba ndi mu kazi, nabura nagomba kwicuza kubera kunda gukunda nyine tu. Ku myaka yawe 19 ubu ikiganiro gutanga cy'urukundo wagira ngo uri nararibonye mu rukundo. Oya ni imihanda iraguha. Ntago wapfa kwita nyine uhubuka, ariko nyine umuntu nyine abari mugari niko bajya bivuga. Ariko nyine ngiye mba numva nta kibazo. Nuko nyine ababyeyi babatubuza ngo turacyari bato. Hanyine kugira ngo yisange muri societe. Yes, so much respect for all. That is it. Niko bimeze, hari n'igihe wenda umuntu afite ikiganiro bitewe na experience agira cyangwa se ibintu agenda abona mu buzima atari uko wenda nabigiyemo cyane. Ubwo wenda se ibyo wabonye kuri bagenzi bawe cyangwa niki. Muri muzike kuzamo hari nk'umuhanzi wa inspire hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku muzike ku ngiye muzike kugira ngo nyizemo byanjemo, ariko nyine hari n'abantu bagira ama intervention
nyine akagutera mood ukumva nyine kumva urabikunze. Urugero wenda navuga nk'umuhanzi bita Element, karako Element aracuranga, hari ukuntu nyine ajya y'urucya agacuranga nkumva nyine arankuma ibyatari, none ejo bundi aririmba ndavuga n'icyaze, uyu mugabo afite impano zidasanzwe, ndavuga uyu ni symphony band bako nyine afite impano zose nyine kweri kabisa. Nararirimba agacuranga abantu kumva karimo neza, ariko akenshi hari igihe umuntu aba akora nk'ibintu ugasanga ibyo akora abantu bakagira ko ari ibyazi gusa kandi wenda afite n'ibindi azi. Nk'urugero nka Yago urabona ari gukora indirimbo, Yago urabona indirimbo afite Suwejo, urayizi? Suwejo ndagerageza. Niba uyizi wayiducurangiyeho niba warigeze kuyumva kuko nawe numvishe ifite kamelodi kameze neza. Iwange wangawe kupapara, baby the voice I know, the best I know. Gunanje nawani wasaho bizava, yes I know. Urugendo rutoroshe my friend, for umutaba gwetu kechikeche, ubu ngufungura champagne. Igufungura champagne, mama dori sinigeze nikoza nimbari, nkunde nkurira yo madorari, utipe yo mu cyaro uri sofani. Mama dori sinigeze nikoza nimbari, nkunde nkurira yo madorari, utipe yo mu cyaro uri soka Suwejo. Oh yeah, Suwejo. Oh yeah, Suwejo. Suwejo. Asante kabisa. Ni Suwejo, umuhanzi ni Yago. Ewana Yago arakumva, ari nk'icyo bamubwira. Yago icyo namubwira nuko yantunguye. Kandi no umusitari numvi. Nje ntabwo nzi ko nyine numva akavuga ngo yagakoresha ama interview abahanzi. Abona ko tuzi ko nyine yagira sound imeze kuri. Byaradutunguye. Ariko bavuga ko abaririmba ariko ujwigira rya ijwi ridasohoka niki. Ujya wumva byari mu byumva. Ako nyine birasaba ariko nyine harimo akabora ariko nyine kubera ko aribwo gitangira sibyo. Wavuga wasanga wenda ariko aririmba wenda tuzabimenyera sibyo. Ariko nyine wasanga wenda avuga ati ni style yanjye ukuntu ndirimba. Ako nyamba numva ko rimba nta kibazo. Sharawiti kuri Yago ni umusaza kandi arabizi. Ewana much respect. Yago ni umuntu w'umukozi ewana kandi mu bintu byinshi n'umuntu uri kuri buriya nta n'umutima mubi burya yagagira. Wundi nibyo bintu. Niyo mpamvu n'abantu banamukunda cyane. Yago ntari birye nanjye mbona ntari bi na Element. Element nayo mbona ari iniga y'Imana yigendera. Nuko nyine bigeze muri business emotion hari ukuntu zigabanyuka. Richi niwe tuganira twamutubena kuri Rwego TV official. Ewana ni TV yacu ni TV yanyu. Ewana Richi mu gusoza kino kiganiro hari nk'icyo watubwira wenda cyangwa wabwira badukurikiye muri rusange. Icyo nabwira abantu badukurikiye nuko mbakunda cyane. Special abanyeshuri twigana, aba classmates twigana, ndabakunda cyane kandi n'abandi bose mu nkunda nazi ndabemera cyane. Ndabakunda cyane mukomeze mutujigikire. Imana idufiteho umugambi kandi umugambi w'Imana Suwejo. N'abagukunze bavuze tuno mwana wese afite akazaza muri muzika yawe, ni nk'iki watubwira wenda se baradusezeranye ugiye gukora no mu muziki naho wifuza kugera muri rusange? Icyo ni tugiye gukora mu minsi iri imbere, bigenze neza rye nabatama kandi kagoma kandi gakoma sibyo. Kandi ikindi ndashaka nanjye kuba umusitari sibyo, nshaka kuba umusitari ariko nyine ufite innovation, ufite ukuntu aririmba. Nshaka nyine gukereya. Richi urakoze cyane. Murakoze cyane namwe Imana ibaho umugisha cyane muri abantu beza Imana. Ni Rwego TV official twaganiraga n'umwana ukiri muto cyane Richi, umwana uzi gucuranga gitari, umuhanzi ukizamuka kandi yifuza gutera imbere. Abana wakunze ibihangano bye wamusanga ni kuri Imwenyu Empire, ugashaka Imwenyu Empire YouTube, Instagram hose ukayishaka Imwenyu Empire wayibona ukabona ihangano bye, wifuza no kumushyigikira wahanyura mukaganira.
Ni umwana ufite ahazaza, aragukunda kandi nawe ashaka gutera imbere. Tukwibutsa gukora subscribe, gukora share, comment. Turabakunda. Peace.